mutware kwizera nk'ingabo. Niba kubwira baturabura ubabwira uti simbura ahubwo niyirije. Niba kubwira ngo uzapfa udahetse ubabwira uti sinari nakura nzabyara kindi kiye. Niba kubwira ngo uzapfa udashatse ubabwira uti sheri wanje ari mu mahanga. Mubakubite, mukwiriye guhora mwicaye mwiteguye gusubiza umuntu wese ubabajije ibyirinyo. Ndararika abantu bafite imbaraga begereye icyuma, mushake intwaro nto nini niduhagurutse urugamba rwo kurwanya Satani. Kubita imfura zose ziragenda hasirikana Abisirayeli ibatuzi Gosheni iravuga itari komwe izi zo gukubitwa abanyegiputa mwe ntimuzazikubita. Turabashimiye bene data mwe muduteze amatwi, turabashimiye mwe mufite inzara n'inyota byo kumva ijambo ry'Umwami, turabashimiye mwe mufite inzara n'inyota yo kumenya iri turi ku mutima nicyo twahishuriwe n'Umwami. Imana ibahereze umugisha. Nitwa Pastor Munezero, ndi umunyarwanda mu karere ka Nyabihu. Ibindi Umwami aduhana umugisha. Nifuje kubagezaho ijambo ry'Imana. Turi busome mu gitabo cy'Imigani ibice 19 umurongo wa 25. Haravuze ngo kubita umukobanyi abaswa baziga kwitonda. Kubita umukobanyi abaswa baziga kwitonda ni ijambo rivugitse, risa nk'irivugitse mu bugome, ariko ubu bugome ntabwo Imana ibufitiye abantu, ibufitiye Satani n'ingabo ze. Satani ntagira ikinyabupfura. Satani mwimudondeza ntiyubaha. Satani nta meza atinya. Satani nta biro atinya. Nta kindi gikwiriye Satani uretse kumukubita. Nta kindi gikwiriye abadayimoni uretse kumukubita. Nta kindi gikwiriye imyuka mibi uretse kuyikubita. Nta kindi gikwiriye ibiduhiga uretse kubikubita. Abatubanjirije iyo wabaga utari wakubita abazimu n'abadayimoni ntabwo bagucikagaho. Uwigize igitebo ayora ivu, kandi ubwishigishiye ararusoma. Ndatangariza amahanga ko aho Satani atugeze ni ahantu dukeneye abanyamwuka bafite intwaro zose z'Imana. Satani yagukubita kimwe ukamukubita ikindi, yakuraza ukamuraza, yakwasa mukasama, yanyuka ukanyuka, nivute nikuvute. Nta mishikirano dukeneye hamwe na Satani. Satani akwiriye gukubitwa, nta kindi akwiriye mu isi ya none. Ubwo burenganzira bwabereye mu nama iri mu ijuru, aho Uwiteka yavuze ngo murwanye, atuma umugaragu aravuga ngo murwanye Satani nawe azabahunga. Nuko umurwanya kugeza igihe ahunze. Bibutse ko Satani adapfa. Mwimudondoza yamaze abantu, mwimudondoza yashenye ingo nyinshi, mwimudondoza yatumariye abana, mwimudondoza yatumariye ibicuruzwa. Abacuruza arabarembeje, abanyeshuri arabarembeje, abashumba arabarembeje, ababyaye arabarembeje, ingumba ni nyinshi, abapfakazi ni benshi, abahinaraye ni benshi, abamenetse imitwe ni myinshi. Ndararika abantu bafite imbaraga begereye icyuma, mushake intwaro nto nini niduhagurutse urugamba rwo kurwanya Satani. Wowe urafata inkono 8 ukazikubita umugore wawe uti yansuzuguye, ubwo urahemutse. Zikubite Satani watumye bagusuzugura. Naho uwo mugore ukubise si Satani nawe ntiyabyiteye. Wowe urafata abantu ugakingirana mu cyumba ngo barare batariye. Ibyo nibyo Satani ashaka. Fata Satani yatumye bagusuzugura ari ukubita. Ndi kuvuga Imana itanga imbaraga, ugakubita Satani abaswa bakitonda, ugakubita abakonikoni n'uwari uzakuroga akavuga ati mucitseho. Umuhungu wacu witwa Eliya hano hakurya hariya, aho hakurya yahuri, yemwe abanyarwanda n'abari hanze y'u Rwanda n'abari mu bihugu bitari bimwe, nimwibuke Eliya bari baramusuzuguye. Afata umunsi umwe uduhanuzi aratudiha, dukubitisha igitangaza kimwe, dusigara turavuga ngo Uwiteka niwe Mana, Uwiteka niwe Mana. Aravuga ati reka da ndanabanyuka, mwavuga ngo ni Imana, ni hahandi ntimuharara. Kuva ubwo bamenya ko mu ijuru hari Imana. Umugaragu w'Imana Pawulo baramuhize, bamugurize cupa, kubita ruguru, bakubita hirya, bamuguze epfo na ruguru. Bigera ubwo baja kumusuzugura, ariko ageze kwa Utuku, abwirije Utuku ahirima, amukubise ikiganza, akubise abazimu bari bahiritse Utuku. Baravuga bati Pawulo ari mu Imana.
inzoka ibirabirindutse. Uru rugendo turimo nta mikino. Uwaje gukina bazamunyukira mu idini, uwaje gukina bazamunyukira mu itorero baguhekeshemo inyonjo, ucura inyonjo ziruta izo wari ufite utari waza mu idini. Ndi kuvuga Imana nayo yakangutse iradushigikira, iri kumwe natwe. Kugendana na Yesu ni ibanga rikomeye, ni ibanga rikomeye. Ariko icyo tugambiriye mu isi ni ugukubita abadayimoni n'imyuka mibi n'ingabo z'ikuzimu aho baregukiye bagasanga urahari. Ndavuga abadayimoni n'imyuka mibi birembeje abantu, kandi nta kindi mwabakubita uretse kubakubitisha intwaro z'Imana. Mutware kwizera nk'ingabo. Nibakubwira baturabura, ubabwira uti simburaye ahubwo niyirije. Nibakubwira ngo uzapfa udahetse, ubabwira uti sinari nakura nzabyara kindi kiye. Nibakubwira ngo uzapfa udashatse, ubabwira uti sheri wanje ari mu mahanga. Mubakubite. Mukwiriye guhora mwicaye mwiteguye gusubiza umuntu wese ubabajije ibyirinyo. Dawidi atari yakubita Goliyati, Abafilisitiya bari baramukururutse, amukubise kimwe amuhamije ikindi amubirinduye, yazamuye igihanga. Baravuga bati murabemenye wa muhungu ari kumwe n'Imana. Mose atari yakubita abakonikoni, bari baridondoje bagapfundika utudodo ngo Abisirayeli bahinarare, ngo yego. Mu gitondo bagapfundika imikunde ngo bakure, ngo yego. Mu gitondo bakazana inyabarasanya. Abaha birindutse umuhungu witwa Mose, Imana imuha inkoni iti genda unkubitira abakonikoni bo mu Egiputa. Abakubita icya mbere, baravuga bati natwe dufite ina. Abakubita icya kabiri, baravuga bati turacarwana. Bakubita icya gatatu, baravuga bati dutangiye gutendebuka. Bakubita icya kane, Farawo arayamanika. Imana irabwira Mose iti woya bakubite, n'ugera mu 10 baramenya ko ufite Imana. Abakubita inda zibageze muri Suvetoma bati hari Imana. Ati moye mutuye. Abakubita ibibugu bigeze mu nka zabo. Abakubita muryama, ingurube ziratungura zimenya ko bafite Imana. Abakubita amaraso, imigezi imenya ko bafite Imana. Kubita imfura zose ziragenda, hasigara Abisirayeli ibatuzi Gosheni. Iravuga iti ariko mwe izi zo gukubitwa Abanyegiputa mwe ntimuzazikubitwa. Ndabatangariza ko mu ijuru hari Imana. Tuzakomeza, ariko ndabamenyesha ko Uwiteka ashaka ikipe ikubita abadayimoni n'imyuka mibi. Ikipe isenga saa 9 igakubita imyuka mibi. N'iyo kipe naje ndimo ndi kwitoza kurwanya abazimu n'abadayimoni. Sinagwanya abanduka kuko ndagwanya uwabatumye ngo banduke. Sinagwanya abangambanira, ndagwanya uwabatumye ngo bangambanire. Sinagwanya abarozi, ahubwo ndagwanya uwabahaye uburozi. Sinagwanya abakonikoni, ahubwo ndagwanya uwabahaye amahembe. Sinagwanya abapfumu, ahubwo nagwanya uwabapfumuye. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Imana yatumye kubabwira ngo ibafitiye imbaraga zikubita umukobanyi, abaswa bakakwitondera. Data wa twese uri mu ijuru, dufite abakobanyi baturembeje. Dufite abantu benshi baturembeje, bavuga ngo tumeze nkabo, ngo dukora nkabo, dusenga nkabo. Ariko uyu mwanya kwisa mpamagaye mu ijuru, manura imbaraga, suka imbaraga. Waravuze ngo dore ibimenyetso bizagendana nawe utoranije, bazarya ikintu cyica kiri kugira icyo kibatwara. Manura imbaraga zituma tubirya ntibigire icyo bidutwara. Manura imbaraga zituma tubikandagira inzoka na sikoropiyo. Manura imbaraga zituma Goliyati amenya ko dufite Imana. Manura imbaraga zituma Ababayali bamenya ko dufite Imana. Manura imbaraga zituma Hamani amenya ko Morodekayi yasenze Imana. Manura imbaraga zituma amahanga yose abona Imana. N'iyi covid ikubitwe n'imbaraga z'umwuka we. Bigusabye nizeye izina ryawe Yesu Kristo, urakoze. Amen. Bakristo bene data, ndabashimiye ku bw'aya makuru tubagejejeho. Arakomeje, ntaho agiye, tuzakomeza kuganira, ariko ubutaha nzababwira ingaruka zo kutagira icyo gukubita Satani, mbabwire n'ibyiza byo kugira icyo gukubita Satani. Turambiwe gukubitwa na Satani akadusanga no mu mago yacu, ariko twese dufatanyije hamwe mutwara intwaro zose z'Imana, kwizera nk'ingabo, agakiza nk'ingofero. Urakoze mwana, inkweto, ubutumwa bwiza, umweko w'ukuri n'ibikingira ibituza. Tuzabaho kandi tuzagera mu ijuru amahoro. Mbifurije kudakubitwa na Satani, kandi mbifurije kunyuka Satani kuko nta mpuhwe agira. Inomero ni 78882123.
WhatsApp ni 786688922. Mbifurije amahoro y'Imana kandi mbifurije guhaguruka ngo turwanye umwanzi Satani, niwe utuma ibi byose bitubaho. Uwiteka abahezagire, abahereza umugisha mu izina rya Yesu. Amen.